hano batambuka abasore n'inkumi batambuka mu kimbagiro mwiza niba abasore n'inkumi baherekeje nawe na Patience batambuka aha komeze begera imbere gatoya komeze mwegera imbere gatoya munyegere hano ukomeze mu ruhande mpagazemo ukomeza mwegera hano imbere Iyo ni indirimbo y'abana abana mugenda mubyina abana mugenda mubyina barabareze abana muze mubyina iyo ni yanyu muze mubyina abana musimuke mubyine abana iyo ni yanyu iyo ni indirimbo y'abana imbere yabo abereka imyanya bari bwicaremo hanyuma umukwe n'umugeni ayo ni imbyino twakiriyemo umukwe n'umugeni imbyino twakiramo umukwe n'umugeni ababishoboye bahaguruke babyine ababishoboye bahaguruke ababishoboye barahaguruka amashi menshi twakira Patience na Naomi aha bari ni mu gikoni hategurirwa amazimano aha ni ahategurirwa amazimano mugana mu byicaro byanyu umukobwa n'umuhungu mugana mu byicaro byanyu abandi bari mu gikoni Sikona hategurirwa amazimano bacana umukozi w'isanzwe ibi bigomba turakoma amashi menshi urwego mu gikoni n'uruyayobora abandi bakomeza kwigira ntacyo bitwaye aha ni mu gikoni berekeze n'ahakurya ifuza kwerekeza mu kirere berekeza hejuru ntacyo bitwaye hejuru
abari ku byo bari kamwitse meze mukoma amashihobera hanyuma namwe reka mwicare murakoze cyane mubyeyi mwiza nzamwita akuze n'umuryango wa Habarurema Fideli ubereye ku Ruhembe twagize umugisha umunsi dufite abashyitsi ku Ruhembe rero nahabonye inshuti yawe umubyeyi mwiza umukuru w'umuryango umubyeyi mwiza umutwakira umuduhera ikaze babakobwa kandi bari hafi kugira ngo umwakire unamutumira ku gicuma nanze kwanga mwicira inyota iwacu ntitwica burya inyota ntigipfa iyo ipfuye ijyana na nyirayo ugiye kumutsirikira inyota nindagaruka uri bwongere uyitsirike nabonye iwacu ibigega bitsitse kabyari wabyaje inka kandi bizaguhamenya kugira imana inshuti yanjye Philibert indangururamajwi Gaspar urakomeye muraho neza Philibert urakomeye yego wakwigira imbere tugahurira hagati gera imbere Philibert Gaspar muraho inshuti yanjye uraho umuvandimwe urakomeye inshuti nk'amaguru nuko uraho urakomeye yego komera cyane twandeba muraho turakomeye natwe kwa Habarurema turakomeye ndabona mugumye turuguye neza mumeze neza rwose kwa Habarurema muraho mukoma amashyi ntakira abashyitsi batugendere Philibert ayo mashyi yose urukumva ni ay'umuryango wa Habarurema Fideli y'ububahaye murakoze cyane bakira yego mu muryango wa Nemba muri inshuti z'akamazi z'umuryango wa Fideli rero uyu ni umunsi utadutumbuye ni igitaramo twabatumiyemo twari tumaze igihe tugize umugisha rero mugeze hano reka nongere nsabe umuryango wa Fideli twongere tubakize amashirimo murakoze cyane Philibert rero tubifurije ikaze iwacu murakoze cyane hamwe nabo muri kumwe twahaye ikaze umuryango wa Fideli kandi iwacu ntabwo twakiza amagambo gusa kugira ngo n'umusangiza w'amagambo yabivuze nk'uko nabikubwiye twari tumaze igihe tubiteguye hano hari impanga twaguteguye murakoze cyane kandi ntugire ubwoba impanga zidakanga imitima y'abizera nuko nabo ku isabato nabo ku wa gatanu isabato basoma bose ntugire ubwoba ni impanga zidakanga imitima y'abizera abizi ntibadukanga ntabwo nabakanga rwose kirazira nuko umusore wanyu yarabyize cyane avuye kubyigira mu Budage rwose suri kubireba ndi kubireba kandi iwacu kwa Fideli ntabwo tujya duhindura urutoki kugira ngo urutoki ni rwarundi upfa kuba rutarimo yatsi yayindi iwacu ntayo tujya iwacu tugira Kayinja tukagira Kivubu tukagira Gisubi iyo ntabwo tujya tuyigira nuko ubuzima bwacu aho sinsuraho reka nsinzireho numva urunyumbude Gaspar atinze zasi nuko ari eshatu zirimo urutoki ni rwarundi n'urutoki ni rwarundi ni bimwe reka nicare mu mwicare rero icara utumwere kugira ngo hamwe nabo muri kumwe kwa Fideli turiteguye mwicare mu tumwere twiteguye kubatereka murakoze cyane amashyi menshi ku babyeyi hanyuma umuntu witwa Abageni ajye kuri depo baramukeneye kuri stoke uwitwa Abageni baramukeneye reka nsabe Patience na Naomi namwe mujye juru uturahuri twanyu mukati kuganza muhagaze mwembi
mbere na mbere mubanze ku buzima bwanyu mwembi. Cheers. Hanyuma Patience akiri umugore, buri wese arimenya abantu bisa ati buri wese reka mbanze nimenye mwakire tugukomera amashyi menshi. Tereka ku meza Patience, nagira ngo mwigishe uko umugabo yakirwa. Naho reka kwigisha uko umugabo yakirwa. Patience tereka ku meza, nta mugabo wakira ahagaze aramubwira abanze yicaye. Ujya kumwakira ujye umufata ku rutugu n'ikiganza cy'iburyo, umusomye n'ikiganza cy'ibumoso umusekera. Umugabo wakiriwe gutyo iyo agiye gusigara hasi asasa ikofi murakikoreramo. Umugabo nuko yakirwe bagukomera amashyi menshi. Abadafite biranega ni mukoma amashyi. Mwongere hanyuma na perezida wari guhaguruka turaburi twanyu kwa kundi dufata ifoto. Murakoze cyane, namwe reka mwicare. Hanyuma abazizi bazitwe n'abandi bose bazimana n'abandi bose bakire. Abantu bari kubyumira kurambajurira akantu gatongeraho gato, yongeraho akantu mu gihe bacyakira. Umubyeyi mwiza nzamwita akuze. Umubyeyi bazabanza wakiriye mu mwanya washize yinjira hagambira ati mwana wanjye ntabwo uri bukwikira ijisho, ati ndabizi kwivura birahera kandi bikanavuna, ati ahubwo niza gukenera kugira icyo mvuga ndi bukongore. Yaramenyetse ko yifuza kukubwira ikindi kimugenza kitaramakuru, ariko nabyo wanyoje ko ubutumwa buremera kurusha intumwa. Ongera umuhe ikaze namuha umwanya akubwira ubutumwa bw'umuryango. Karambere Gaspard, numvise umuhungu wanjye abwira ko ushaka kuganira. ibyo rwose yagereza mu mitimbaga. Kandi urabizi umuryango wa Fideli ntacyo wahaburira. ntacyo rwose urisanga rwose, wumve ko wisanzuye, upfa kudasanzwe ibyo wasanze, ariko ibindi byose urabyemera. urabizi nawe turi imfura, ntabwo twasanze ibyo dusanze ahubwo turabisigasira. Reka rero ntagire bashimira. Mubyeyi bazamanira ndirira amazina y'itangazo. Umuntu utwaye imodoka AGA 216 AGA 216 yafunze inzira kandi birihutirwa. Nanyaruke ikaze mubyeyi. Arakoze cyane uri muhuza w'ibiganiro Bwana Gaspard, urukundo n'ireme rw'umuheto mu muryango wa Habarurema Fideli. Reka ntagire bashimira ubwuzu, urukundo, urugwiro n'ineza mwatugaragarije kuva hariya mu mahoro kugira muri ibi byicaro byiza. Mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango wa Hakuzimana Desire alias Deva n'abareye ngombwa muri iki gitaramo, atari uko barashukuru kandi barusha kuvuga, turagira ngo tubashimire ko mwamenye ko turi abashyitsi mukatuzimanira. Turabizi neza muri uyu muryango wa Habarurema Fideli alias CDC mugira muzimanire abashyitsi n'abasangwa, ariko mugira n'amafunguro mufungurira abashonje. Abo twagendanye n'abasangwa twasanze nimuhuze ibiganza bibyara amashyi maze dushimire abantu uburyo batwakiriye. Bwana Gaspard, duturutse guhura rimaze kubikubwira mu muryango wa Hakuzimana Desire ku itariki ya 15 mu kwezi kwa Gashyantare umwaka wa 2026 mwaje mu muryango wacu. ndabyibuka. Twaratamanye turishima, ariko iyi gitaramo cyari kigeze hagati mwateruye ijambo muravuga muti
tuje kubasaba umugeni. Ibitangwa byose mwarabitanze, hanyuma umugeni turamubaha by'ukuri mu gitaramo. Mbere y'uko mucuza mwadusabye ko tubahekera, twarabyemeye. Tumaze kubyemera dusezerana ko itariki ngiyi ukwezi nk'uku nguku umwaka nguyu twazabagira mu bijisho tukabahekera. Umugeni mwadusabye nta wundi ni Naomi, kugira ngo mushingire umuhungu wanyu Patience. Kugira ngo rero nta kindi cyatugenza, twaje tubazaniye ubutumwa bwo kubabwira ngo itariki mwadusabyeho ko tubahekeraho, twaje gushyira mu bikorwa amasezerano twagiranye y'uko ku itariki ngiyi ukwezi nk'uku umwaka nguyu twabahekeye. Abagira ngo uriya mukobwa wacu Naomi yigire imbere aze tumubereke kandi mugushyikirize mu ruhame, hanyuma umushyikirize umuryango mugari w'ababarore bafite wagutoranyije nk'intore uje kugusaba mu muryango wa Desire. Nicyo cyatugezaga Bwana Gaspard. Kandi igira ngo gufi no gutaramushyikiriza ariko baze gushimira. Ukuri ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Ariko nk'uko wari ubivuze banza Patience ko umuntu utari kumwenyura muri baduhindura, ariko ndabona Patience ari kumwenyura. Yego, reka tubasabe bahaguruke. Mbere yo kugira icyo mubwira, reka mbanze basabe bigire bugufi. Karame ni Naomi twabasabye. Uyu Naomi rwose. Nzabanze abo Pasi uraho neza nawe uraho urakomeye. Pasi yarwara yagize se ndabona yagize Imana ishimwe. Niba kumpera amashi nibyo nashakaga kuvuga. Reka mbanze gushimire. Yego, gushimire ko wubahirije ibyo twasezeranye ko umunsi nk'uyu itariki nk'iyi iyi saha turiho uzadusekera nawe. yego, wabyubahirije. Imfura aho zisezeraniye niho zihuriye. Ihatanze ndi ikahanambira. Twebwe rero ntabwo wabigenje gutya, kuko twabisezeranye niko bibaye. Ndagira ngo umuryango mugari bafite ubushimire, mushimire Filiberi ko yubahirije amasezerano twagiranye. murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Reka nongere nsabe n'umuryango wa Dave ubushimire ko uri intumwa nziza, maze umuntu w'umugabo. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Unyemereye rero nawe mwamujyana mu muryango. Hanyuma Naomi, reka nawe gushimire ko wemeye kutubera icungu muri uriya muryango wa Habarurema Fidele, kandi ndabizi neza uzatubera ambasaderi mwiza. Ugereye amahoro meza, barakujyanye kandi ntibazakugaruka. Murakoze cyane. Filiberi humura, umwana yabaye w'imiryango yose. Uhumura azagaruka, ariko ajye kubasura ataje kubibaza. Azagaruka ariko ntabwo azarara. Ntabwo yarara. Murakoze cyane. Muryango mugari wa Fidele, ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi n'impundu. Naomi twasabye mu muryango wa Deva uyu munsi bakaba bamuduhekeye, twamuhonye. Mumwakire n'amashyi n'impundu. Nawe tuzi umuryango wacu
aha harimo ba se wabo wa Pasiyanse, harimo ba nyirarume ubu nawe babaye ba nyokuru, harimo ba se wabo nawe babaye ba Sohani, harimo ba nyirasenge nawe babaye ba nyoko, nabo babaye ba nyogosenge. Urabyumva? Ongera ubasipepere mumwakirizanye amashyi mu muryango mugari. Rero ubutumwa mu muryango wa Fideli mwampaye bwo kujya gusaba Naomi, ndagira ngo babwire ko bwagenze neza. Umuryango twagiyemo gusabamo Naomi ni umuryango mwiza, tubashimire ko batatugoye, ibyo twumvikanye byose bakaba babishyize mu bikorwa. Mumfashe twongere tubashimire. Pasiyanse rero Naomi nguyu wamubonye, ongera ariko kubwira umuryango ko ari kandi ko wamwishimiye, wapepe mubwire kare. Rero Pasiyanse Naomi umudamu wadusabye ko tugusabira, urabona urwaje iwabo bari bafite aho bageze, ubwo ugomba kurusha Imana ibuhobonesha. Murakoze cyane. Filiberi ahasigaye rero kubera ibyishimo dufite mu muryango wa Fideli, mwicare tunywe turye, kuko uyu munsi Pasiyanse yatsinze igitego, Naomi yatsinze igitego. nuko rwose Imana ibahobonesha. amashyi menshi ku babyeyi. Pasiyanse na Naomi muraguma aho ngaho. Hanyuma nsabe Pari na Marene mwegere hafi. Ndagira ngo uyu mwanya mu gihe kari akavura kagitonya tuwukoreshe tubanza impano. Nsabe abantu bari gutanga impano mu nyandikire ubutumwa bugufi kuri nimero 0783 69 38 78 0783 impano mu byo tugiye kuzitangamo, hari impano mu kwezi umugeni bageneye ababyeyi imiryango yombi. Ababyeyi barahabwa impano nabo batanga iyo bageneye abana, nyuma turakurikizaho impano twabageneye twebwe, arizo mpano zigendanwa, impano zipfunyitse. Abantu bari butange inzu, inka, imodoka n'ibibanza ndabasorezaho. Hari abantu bafite amabahasha mu mpande zose, muzamure ibiganza. Muzamure abantu bakeneye amabahasha mu mfunganye n'ibifuruma by'amafaranga turi bubagereho. Reka twakire ababyeyi ba Naomi, hari impano umukwe yabageneye. Ababyeyi ba Naomi hari impano umukwe yabageneye, reka batambuke bayakire. Ababyeyi ba Naomi batambuke baze kwakira impano bagenewe n'umukwe. Hariyo ababyeyi nabo bateguye bari batwaza. Abantu bakomeze barebekira ubutumwa bugufi bari gutanga impano. Urandika amazina yanyu, turatanga impano. Ababyeyi ba Naomi, mama nahagara ibumoso, papa gume hari iburyo. Abatwaje ababyeyi ba Naomi impano nibasanganize hano. Ababatwaje impano muyizane, impano y'ababyeyi. Iyo mwagiye mwerekezeho ibiganza, mwerekezeho ibiganza, tubakomere amashyi menshi. Iyo mpano mwerekezeho ibiganza, papa na mama bakozeho ibiganza. Hanyuma bari kubyumva by'indirimbo mwirishira hejuru cyane, iraba irimo ariko gakeya. Hanyuma ababyeyi bakiri hano barebe bafashe impano y'ababyeyi nayibonye, mwibasanganize hano, twihute. Ize gukinguruka amasura pare kugiye gukora akazi gakomeye ko kujya wakira impano. Ndagira ngo impano yacu bitereka ngomba kujya. Reka twumve ijambo ry'ababyeyi bari kubyumva mwakoze, reka mwitse. Murakoze cyane. Nuko
kuri uyu munsi turanezerewe cyane, tunejejwe n'umunsi mukuru twahawe n'abana bacu, Imana ibahe umugisha, kandi tunejejwe n'abavandimwe batugaragiye. Muri aka kanya rero tukaba aba bana bacu twabageneye impano, mumpereze abana bacu. Hano yambere nabageneye ni Bibiliya, ijambo ry'Imana, mu rugo rwabo ari baje bagira nyambere. Hano nabageneye nibayakire. Kandi twabagenera n'indi mpano iri muri envelope, igihe baraba bageze mu rugo nabwo barafungura barebe icyo twabateguriye, bakibona kiri bashimishe. Turacakomeje gake, ubwo rero tukimara kubagenera impano twaje tubategurira inka kugira ngo ije ibakamirwa, noneho ubuzima bwabo bukomeze bugende neza. Impano mubyeyi yatanze inka, reka ababyeyi tubakomere amashyi basubira mu byimbo byabo. Hari impano Naomi yageneye ababyeyi ba Patience, reka batambuke nabo bayakire. Ababyeyi ba Patience Naomi yabageneye impano, batambuke bayakire. Impano mwegeza bugufi namwe, abantu bakomeza banandikira ubutumwa bugufi bafite impano, hanyuma famiye Mama Fiete bari butahe kure, bari bahagaze hakurya hariya. Mama Fiete bari bahagaze hakurya hariya. Famiye Mama Fiete biteguye. Ababyeyi bana baza kwakira impano. Ashimire cyane kandi tubone. Utaza kudusaraza amajwi y'abantu ageze hejuru kurusha indirimbo. Abandi bavandimwe banjye aribo ababyeyi bawe, Mama Embere Munyakazi. Nishimye cyane, nkaba nishimye ndetse n'abavandimwe banjye. Pasi umwana wambaye, umwana wanjye, umwana natumye, ni umwana wubaka, ni umwana ufite indangagaciro z'Ubunyarwanda yakoze. Umwana utigana, nkaba nishimye kandi nishimanye n'abavandimwe banjye kuri uyu munsi ku ntambwe yateye. Ubu ni ubutwari si imbunda n'amasasu, ubu yateye intambwe ava mu nzira ry'agaciro. Ntarondogoye rero nk'uko babisabye, nkaba uyu munsi nishimiye kandi nshaka kubakira abana banjye hasi ubufasha. Iwacu uri mu bitaro, mfite
inka pasi ntabwo ari inka y'umukwe nk'umwana wanguriyeho natumye nk'umwana wanjye inka y'umukara umunsi yaruhutse azaze hanyuma famiye papa koko na mama koko reka bakurikireho abandi batanga impano kuramukanya mu bigabanya. Hano hari impano nyinshi ntabwo twarara hano, abo turi bushimire kubera ko mwihuta mubahe n'abasigaye inyuma kugira ngo tuze kuva hano. Famiye papa koko na mama koko batanga impano. Abantu bari bunyake mikoro, nutanga inzu, inka, imodoka cyangwa ikibanza, umuntu wandika impano nabona ntanze mikoro yandike kimwe muri byo. Famiye papa koko na mama koko baratanga impano bateguye. Umuntu utwaye imodoka RAE 787N RAE 787N ajya gutanga inzira yihuse ya porotse izindi. Papa naze hano iburyo, mama hagarara ibumoso, Benjamin nawe jya mu ifoto y'umuryango. Iyi ni impano ya papa koko na mama koko. Hanyuma kandi hari asosiyasiyo Aduki bafite impano. Abakozi ba Sakora bafite impano. Abanyamuryango ba Sakora bafite impano. Bakuru ba Marene bahageze. Bakuru ba Marene baturutse Rubavu mwamuherekeje. Bakuru ba Marene mubakikize impande zombi, mukikize umukwe n'umugeni. Bakuru ba Marene nawe ijyamo. Aba ni bakuru ba Marene bamuherekeje batashe ubukwe bwa Naomi na Patience. Reka mutange impano yanyu. Asosiyasiyo Aduki, abakozi ba Sakora n'abanyamuryango ba Sakora mwabamwitegura nimuhagera mumbwire tubaho umwanya. Ba nyirasenge ba Naomi no ku ruhande rwa Patience mufite impano muze. Ba nyirasenge ku mpande zombi, ba nyirasenge ku mpande zombi nibaze. Asosiyasiyo Aduki bahageze. Abangaba bashobora gutanga akajugujugu n'abakiri. Baratanga impano iremereye n'ababonye. Aba ni abakiri baratanga impano iremereye. Asosiyasiyo Aduki. Hanyuma umuyobozi wabo reka tumuhe umwanya. Abantu basakuza, abakire ntabwo bakunda urusaku. Urusaku n'amafaranga ntibijyana. Niyo mpamvu muri banki hatabamo radiyo tuze kumva ubahagarariye. Murakoze kuko babivuze iyi ni asosiyasiyo Aduki. Bisobanuye mu magambo arambuye ni abishyize hamwe dutabarane Kinigi. Icakora iragutse ifashe no mu zindi ntara kuko tutavangura ahubwo twubatse ubumwe bw'abanyarwanda. Iyi rero asosiyasiyo tubanamo na Hakuzimana Eva. Bikaba ari ngombwa ko ibihe byose tubana ari mu byiza nk'ibi, ari no mu ngorane zishobora kuba zibonetse mu isi kuko nabyo bibaho, byose turabikora. Rero uyu munsi ho tuje gushyigikira uyu muryango. Ibireba Deva twarabikoze, ariko nk'uko dushaka ko umuryango waguka twageneye impano n'aba bana, kandi nk'uko MC yarabivuze ari kuvuga ati hashobora kuba harimo kajugujugu. Aba bana nibayifungura barishima. Murakoze cyane. Kajugujugu igendana Aduki mwakoze. Mamikoro gato. Niza mikoro. Barakoze cyane basubira mu byimbo byabo. Sakora abanyamuryango ba Sakora mu gihe bakitegura ba nyirasenge na ba nyina wabo ku mpande zombi ntibazi ababyeyi. Ba nyirasenge ba nyina wabo ku ruhande rwa Naomi rwa Patience